uramahoro urugo rwa data. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi zabanye natwe, akaba uduhaye uburame bugeze uyu munsi wa none. Izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko waduhamagaye ukadukora mu nzira zitandukanye, utitaye ku byaha byacu, ukaduha amahirwe yo kuboneka muri aya materaniro, ukaduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Izina ryawe rihimbazwe. Tubabarira ibyaha byacu byose, kandi umwuka wera afashe buri wese uri aha ngaha gutahana ubuntu bwawe. Ibyo watugeneye duhe kubibona, turinde gutahana ubusa. Udutsindire imigambi y'umwanzi yose irwanya amateraniro, udushoboze kwakira ibyo watugeneye. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Turakomeza ubwo bakiri gutunganya ibyuma, dushobora kongera ijwi kuko hari igihe byashoboka abantu bose bakumva. Twongeye kubasuhuza, Uwiteka abahire. Mbese nawe hirya muri kumva? Yego. Tugiye rero gutangira icyigisho cyacu, tukirindiriye ko ibintu bitungana. Ntabwo muri kumva na gakeya? Kubyara bivuze bigeze aho bigenda bite? Bari kudusaba kuzamuka. Aho wari ushyize ko byari bikunze bigenze. Bari dusanga ngo hajyeho indirimbo tubone dukomeze. Gashyireho indirimbo imwe muyobozi. Nshyeho indirimbo imwe tube turi ibyuma bitungane kugira ngo twese tugendane, tutagize ibigucika kuko hari igihe batakumva kandi yarigizweho cyari kumukiza. Twese dufatanye n'abandi bafite ibitabo, indirimbo ya 12. Hari isoko ivamwo amaraso yo mu mitima y'uweri, niyatunganya abanyabyaha bagashiraho bagatsembwa w'ibicumuro byose bikabacikaho, niyatunganya abanyabyaha bagashiraho inenge. Igisambo ku musaraba kiyarabutswe byarihannye, nanjye mbwiriza nkwizingiye noye byancumura, ibyaha mbicikeho rwose, noye kujya mugomera, nanjye mbwiriza nkwizingiye noye kujya ncumura. Amaraso ya watunganye ahora imbaraga nyinshi, niyo wacunguje itorero yaritse
w'ibyaha byaganjije imbaraga yaryo ryarabirokotse rwose niyo wacu ngo jitorero yariteye ibyaha isoko ivamo bikomere byawe amezurwa nzahora ngusingiza nzahora ngusingiza iteka nzajya ngusingiza iteka nageza urwo rukundo rwawe nzahora ngusingiza nzahora ngusingiza mureke mwihangane mujye mukurikirana ikiganza iyo umuntu uyoboye indirimbo imbere agize gutya muba mugomba guhagarara mugaceceka. Murakoze rero, twagira ngo ahari ubwo ibyuma bigenze neza umwigisha wacu akomeze. Murakoze. noneho turi kumvikana se turi kumvikana numva twakomeza kuko bisa naho tubona bibaye neza. Tuributsa abantu ko iki cyigisho turangije kwiga cyari icya mbere, tugeze mu mwanya w'icyigisho cya kabiri. Birasaba rero ko umuntu wese akomeza kuzirikana turi kumvikana. Noneho tuba dukoresheje ubwenge. Ijambo tugiye kwigira hamwe ni ijambo ritubwira ngo ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Tugiye kwiga ngo iki? Aba ariko dukurikiza. Iri jambo ryanditswe muri Bibiliya mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 3 umurongo waho wa 16 ahanditse ijambo rivuga ngo ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 24 umurongo wa 45 haranditse ijambo rivuga ngo mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo, uwo mugaragara hirwa shebuja naza agasanga bikora. Reka dusome undi murongo kuri iri jambo n'ubundi maze twinjire mu cyigisho cyacu n'izina. Igitabo cy'Imigani igice cya 25 umurongo waho wa 11 haranditse ngo ijambo ryizimiye rivuzwe mu gihe gikwiriye nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Muri aya magambo tumaze gusoma haratwereka neza yuko burya habaho ibintu bigenewe igihe cyabyo. Ibintu bishobora kuba ari byiza ariko byaza mu mwanya utari wabyo ntibibe byiza.
byerekanye n'iyobokamana cyangwa se ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ritubwiye neza yuko haba hari ukuri gukwiranye n'igihe abantu bagezemo. Niyo mpamvu Yesu yavuze neza ko umugaragu ukiranuka ni uwasigiwe igerero, ariko akarigerera abagaragu be igihe cyaryo. Uyu muntu yarazindutse ajya kure ari umuntu ukomeye, ariko asiga ukuriye abandi bagaragu, ariko aravuga ati ngaho uzaje ugerera abagaragerera igihe cyaryo. Birumvikana yuko umugaragu uzashimwa si uwatanze ibyo kurya gusa, umugaragu uzashimwa si uwagabuye gusa, ahubwo umugaragu uzashimwa ni uwatanze igerero mu gihe cyaryo, akamenya ibikwiriye kuribwa mu gitondo, ibikwiriye kuribwa ku manywa, ibikwiriye kuribwa n'abanyeshuri, ibikwiriye kuribwa n'abahinzi, ibikwiriye kuribwa n'abarara ijoro, maze uwo mugaragu azashimirwa ko yashoboye gutanga ibyo kurya, ariko agatanga igerero mu gihe cyaryo. Birumvikana yuko hari abandi bashobora kuba baragabuye, baratanze n'ibiryo, ariko ntabwo bazashimwa, hazashimwa uwatanze igerero mu gihe cyaryo. Aya magambo y'uyu mugani arerekeza ku byerekanye no kubwiriza ubutumwa. Ubu birasobanuye ngo Yesu niwe muntu wazindukiye mu gihugu cya kure, abagaragu basize n'ababwirizabutumwa bwiza, ariko abantu babwirije bazashimwa. Ntabwo ababwirije bose bazashimwa, ahubwo hazashimwa abashoboye gutanga ibyigisho bihuje n'igihe abantu bagezemo. Kuko Bibiliya yavuze ngo ukuri dusohoyemo aba ariko tugenda dute? Ubwo hariho ukundi kuri ariko tudasohoyemo. Mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze kuri paje 63 hari amagambo adufasha kuri iyi ngingo avuga hari ukuri kwinshi ijambo ry'Imana, ariko ukuri dusohoyemo ukeneye iki gihe. Ariko ntabwo kose muri kino gihe, ahubwo ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Turi kumvikana? Noneho kubwiriza ni byiza, ariko kubwiriza akaba yanasarara, ariko ntazashimisa agarutse batanze igerero mu gihe cyaryo, cyangwa se ntabwo yigishije ubutumwa bukwiranye n'igihe yagezemo. Buri gihe cyose igihe ubutumwa bukwiranye n'igihe cyabwo. Bino turatanga urugero. Amabwiriza Noweje Mose abandi batanga ubutumwa ariko batanze ubusa. Imana yabwiye abantu kwitegura imyaka 20 bagiye mu bwato. Ubwo wabwiriza bamwe mu nkuge akanaza ibyo byanditswe muri Bibiliya, ariko yaba ari kubwiriza ukuri kwaruko iki gihe. Yaba ari umubwiriza mwiza kubande hano hakuye mu Rwanda, twitwa Kibyeteri, yabwirije abantu ababwira yuko bagomba kuza mu gihe bakibara igihe kirekire, agenda kuzaruka abo agiye mu bwato bwa Nowa abazana gukabwira bo wagiye mu ijuru. Bagabare yanze abikande cyangwa Nowa agazazanye ubwato Imana yabwiye ko bazagenda mu bintu by'umuriro. Yabashize mu rusengero cyangwa se cyangwa ababonye amakuru uwo munsi abantu bihuta. Ariko baje kubona yambwira muri 20 itari yabaruye cyahungabanije igihugu icyo gihugu utariho cyari abagana. Ariko yari yagiye bazabarira ubwato bwande, ariko iryo somo ryanditswe riracyari muri Bibiliya cyangwa ariko dusohoye ati muvuye muri iyi gitondo bashya. Niko byabaye umudugudu warahiye witwa Sodoma, ariko ntabwo twabwira ko uje bigiye bishya. Ariko nta butumwa buri bwatinogeye bugira umuntu kuva mu mudugudu umwe gudura ubuhungiro. Nyamara aya magambo azadufasha ni n'ukuri kwa Bibiliya, ariko si ukuri dusohoyemo. Mu gihe cya kera abantu babwirizwaga ku mugaragaro yuko umuntu wakoze ibyaha agomba kuzana intama itagira inenge cyangwa ibara, intama itagira inenge cyangwa ibara, akayizana imbere y'umutambyi, nuko akayitera icyuma, ayo maraso akayahongera imbere y'Imana, umunyabyaha agataha ahumurijwe yizeye ko Imana imubabariye kuko yatanze amaraso y'intama. Uko ni ukuri kwa Bibiliya, ariko si ukuri dusohoyemo. Mu gihe cya kera abantu batanga ibyo bita imiganura. Nuko mbere yuko winjira mu murima wawe ugomba gufataho umutwaro ukawushyira umutambyi mukuru, akawunyuza hejuru y'igicya akawusengera, yamara kuwusengera akawunawusigarana akawurya, ukabona kubona uburenganzira bwinjira mu murima wawe. Uwo wari umuganda. Hashira ukwezi n'iminsi 10 ugiye gutemesha imyaka yawe umuhoro, maze ugafatana nicyo bita umuganda ukawusubiza ku rusengero. Wari ibisi ukabona kwemerera gusarura, ukitwa umuganura.
aho ni mu gitabo cya 23 hereko 15 byari iteko rikomeye cyane ariko bwari ubutumwa bw'ukuri ni ijambo ry'ukuri ariko si ukuri dusohoye muri iki gihe. Ngira ngo mwamaze kumva neza dukurikije zino ngero tubahaye birahagije koteza amatwi. Buri gihe cyose kigira ubutumwa bwakigenewe. Kigira iki? Ubutumwa bwakigenewe. None ijambo tugerera tubwira ngo ukuri dusohoyemo aba ariko tugenza dute dukurikiza. Icyo tugiye kwijaho rero ubwo twagiye mu cyigisho cyacu, icyo twimukiyeho ni ukureba igihe turimo. Igihe turimo se ni ikihe? Ntabwo dushobora kumenya ubutumwa bwagenewe kino gihe tutaramenya iki gihe turimo. Iki gihe turimo cyitwa igihe cy'imperuka. Ibyo byavuzwe na Yesu agerageza gutanga urutonde uzagerageza kurangira abantu igihe tuzaba tugezemo, ariko dukurikije amasomo menshi n'ibimenyetso byinshi turi mu gihe cy'imperuka. Ibyo bihamirizwa na Bibiliya ku bimenyetso yatanze bigaragara nta rujijo, byerekana igihe abantu bazaba bageze muri kino gihe cy'imperuka, ikizarangira iminsi yacu. Reka turebe mu gitabo cya Matayo igice cya 24 maze turebe igihe turimo kureba ubutumwa bagenewe kino. Yesu asohoka mu rusengero, akigishwa be baramusanga, bakumwereka imyubakire y'urusengero, arababwira ati nimurebe ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibintu na rimwe rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Bayirayo bahari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'ikihe? Yesu arasubiza ati hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya. Mbese aracyari kumvikana haruguru? Bazayobya benshi. Umurongo waho wa 6, muzumva iby'intambara nimubaza intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza. Ishanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazaba inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba byo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanya babazwe ndetse bazabica, musangwa n'amahanga yose abohora izina ryanjye. Ubwo benshi bazasubira inyuma, bazagambana nabangane n'abahanuzi benshi b'inyuma maze kuko ubugome buzagwira rwa benshi ruzakora, ariko nageze imperuka ntibuzakizwa. Umurongo wa 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, nibwo imperuka izahera kwizera. Tumaze gusoma ugezemo dufite muri Bibiliya iherezo. Muri iki gice Yesu aho muri iki gihe bitandukanye. Icya mbere yerekanye muri rubanda uko abantu bazaba bameze. Aravuze ati ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi buzakonja. Kuri iyi ngingo ya mbere yerekeranye n'igihe kiranga iherezo ry'ibihe, Yesu yavuze ko urukundo ruzonja ariko rwa ruhari. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bazagenda urukundo rushira. Hari ahandi umwanzi w'umuntu azaba wahehe we mu rugo rwe. Iryo rekana ryo ndisome. Yesu yerekanye ko mu gihe cy'iherezo muri rubanda bizaba bitameze neza. Reka turebe aya magambo ko twayabona mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 16. Naho Yesu yavuze ngo abanzi b'umuntu bazaba bahehe, atubwira yuko umwana ntazahuza na se, umuhungu ntazahuza na se, umukobwa ntazahuza na nyina, umukaza ntazahuza na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba bahehe mu rugo rwe. Magambo yongera ko mu gitabo cya Mika igice cya 2 guhereye ku murongo wa 1 uzayasangamo uko yanditseho. Baravuga ngo umuhungu azahagurukira se, umukobwa ahagurukire nyina, umukazana ahagurukire nyirabukwe. Ahandi baravuga ngo kandi n'umugore bamufumbatana ntukamubungurira akamubwira icyo umubwira. Yerekanye ko mu gihe cy'iherezo hazaba hariho urukundo rwashize, gukonja k'urukundo. Umuntu azakunda umugore we, ntazakunda umwana we, abana ntibazakunda ababyeyi, abavandimwe ntibazakundana, ubuvandimwe buzacika bitewe n'iminsi y'imperuka. Mu gitabo cya Timoteyo igice cya 3 urwandiko rwaho rwa mbere yongeye kuvuga ngaragu y'Imana ahoro kubijyanye n'uko abantu bazaba bameze muri icyo gihe. Aravuga ati umenye yuko minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya.
minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya ahari muri rubanda, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, amaranga, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda neza aho gukunda Imana. Ariko bose bafite ishusho yo kwera, cyangwa se bose bafite idini, bose barabatijwe, barahinduye amazina, ariko bahakana Kristo. Nibyo byanditswe ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Buno kubwira umuntu ngo uri umupagani, ushobora kuzagera mu rukiko, ariko yakwiga, yakubeshya, yakuriganya, yakugambanira, yagusambanya, yaguca inyuma, ariko ikosa rikomeye ni ukuvuga ngo uri umupagani. Iyo ubwira uri umupagani, abwira izina ry'abazungu yiswe ko atari umupagani, nyamara byambara nabyo arubujije ko n'iryo zina ry'abazungu hari igihe atari rikizito. Abantu ngo iminsi y'imperuka izarangwa n'abantu bataye umuco, abantu badakundana, abantu bikunda. Umuntu azakugirira neza gusa ari uko agushatseho inyungu. Njya ntinya cyane iki gihe cyacu kavuga ati ari isekuru kiri imbere bazaba basaba ati umuntu w'umugabo utaburaye, utabuzaharara, umusaba akantu agukorera gasanzwe, bari kurangurira icupa urampa ubushera. Iyo ni iwacu mu cyaro. Akimara kuguhuza ngo gukemura ikibazo, bari kurampa iki? Ubushera. Bigeze mu bana tubyaye, ubwira umwana uti sha ndananiwe, ndabona no kumva kugeza hariya mu rugo, ariko urampa igiceri. Niba biriyo urampa igiki? Ugashaka aho umwana yabyigiye igiceri, birakomeye cyane. Kwirira ni ukwibona ibyo udafite, ni ukwiyitirira, ni ugushaka kwigira utari we. Bikakaza, bakunda ibinezeza aho gukunda iki? Umuntu adakugaburira umugore we n'umwana bihagije, ariko yajyane mu kabyiniro yamarireyo kugira ngo arebe ibirori n'amateleviziyo, kugira ngo yinezeze. Abantu bazakunda ibigenje biti bibanezeza, batumvira ababyeyi babo, indashima, buri wese ahora aganya, ahora kuma, ntawe uvuga ngo Imana ishimwe, ahubwo hari ibyo mbura. Buriya hari igihe dusenga Imana ikuba tuyibeshye. Iyo turi gusanga turagushimye, ariko umutima twishwe n'amaganya yuko ntacyo bimaze. Utu dufaranga ni duke, iyi nzu, akazi wapi, bakabyita amazina mabi, imyambaro tukayisebya, ibiryo tukabyangiriza. Noneho abantu bazaba mu mutima nta gushima kubamo. Nicyo kizaranga iminsi y'imperuka mu baturage. Kubera kwikunda, gukunda amafaranga, kuba indashima, bizatera abaturage kubaho barushye. Bazaba bagenje bati barushye. Umuntu azajya aruha, akora aruhe, umukozi aruhe, umukoresha aruhe, kuko umuntu wese arikunda. Buriya hirya y'aho abantu bazahinduka, kandi abantu igiteye ubugome nacyo kirimo. Umuruho mwinshi utera ubugome. Turumvikanye? Umuruho mwinshi utera iki? Uzegere hano hanze abantu bari gukora, umukoresha bahagaritse imitima k'umukozi bashobora kurangiza, ariko amafaranga yahezeyo. Umukoresha ubara, nawe uri gukora akora abara, yakisundi bakora nahe ku munsi, nawe agahina amaboko, rugana agatera ibiremera. None ni Yesu yavuze ngo ariko n'ubugome buzageza bute? Uzagwira, urugo uzakonja. Ubworozi, aho umwana w'umushumba uri kuba umusore yagiye mu nka, umwana wo mu rugo amusaba ko bajyana kurara ku kiraro. Mu gitondo basanga yamutemye, yamusize ari inkumi ku kiraro. Umugore umwe w'abapfakaye akiri kwa nyirabukwe ambwira ko umugabo we yazanye umukozi,
bajyanye mu rutoka ariko reba uko ajya akora amutemagura yaramurangiza. Abo mwumva mu Rwanda bica ababyeyi babo ntabwo ari inkuru mbarirano binyura kuri radiyo. Ibyo biganza biva hehe? Aho umuntu aba umugome akongera izamuhura ukazica. Biranditse mu gitabo cy'intambara ikomeye ngo abantu bari ababyeyi babo kugira ngo babone uko bazungura ibyabo babone imirage vuba. Bikiza kandi ko uwo igikongoro nigeze numva kuri radiyo ngo bamubajije impamvu y'icyanjoro akayorisha ibyatsi baravuga ngo yananiwe. Umuhaye ubwo urimo ntabwo urimo ari hehe? Uzaga uti urukundo rwa benshi ruzakonja tuhege y'ibyo akubwire aha ku isi hari ubwoba. Niba utinya aho uca hanze burya baguketse amafaranga menshi mu mufuka bagutsinda mu nzira bakwica. Barahari benshi n'abo musangira abo muhobera no museka hamwe abafite ugusohorwa n'ubuhanuzi hari bashobora gukuraho umwuka ufite. Ni inshuro zingahe abantu bica babagiriye neza? Nigeze nkora igisoro igihe kirekire ariko higeze haduka ubwicanyi bw'abamotari bicwa aho abantu bakenera kumwambara moto bakamubwira ngo abatwara ari babiri kubera bagenda ari babiri kuri moto bakamujyana bamugeza kure bakamushyiraho moto bakayitwara. Tekereza moto mu by'ukuri n'ubugira menshi akabyaza umuntu bukene. Abantu bangahe? Babiri bakamwica. Abasangwa mu nzu bakicwa bo ntabwo twababara. Ikibazo gikomeye nasomye mu gitabo cy'Ibyakozwe bigenda ku minsi y'imperuka ngo ni uko abantu bazabimenyera ubuhamya gusohora ngo ntibongere kwanga imitima yabo. Ikibazo giteye ubwoba abantu bazajya babona gusohora k'ubuhanuzi imitima yeguka bakeka ibintu babyitirira ibintu. Reka ngaho tuhave ngo abana bazagomera ababyeyi babo. Yesu yavuze ko urukundo ruzakonja ubugome buzagenza gute? Yesu yavuze yuko ku isi hanze iminsi y'imperuka izatuma isi ibura umutekano, ngo hazabaho intambara n'imubaziki ngo mwirinde mudahagarika imitima ntibizabura kuba. Mu gitabo cyitwa Ibyaduka atubwira yuko iki kimenyetso abaturage bizi neza. Hazabaho intambara n'imubaziki. Intambara tubasomera aya magambo wumve uko hanze hameze. Burya ibyo mutazi bituri hejuru bimeze nabi. Ipaji ya 15 ibihe bya none n'ibyishiraniro ry'irushanwa rihebuje ku mitima yose. Abayobozi n'abategetsi abafite inshingano zo myanya yo hejuru kandi yiringirwa, abagabo n'abagore b'inzego zose bashiwe gutekerereza abandi bahanze amaso yabo ku bimenyetso by'igihe turimo. Baritegereza imibara kwirinda imbaraga zabo icicira amateka y'isi kandi barazirikana ko ibihe bikomeye kandi bidasubirwaho biri hafi yo guteza akatswe. Itabo ntabwo kibabesheye ngo ntabwo mujyana. Urumva neza abayobozi abo mu nzego zo hejuru abashinzwe gutekereza abandi bazi yuko hariho intambara n'imubaziki. Baritegereza imibano y'amahanga bakitegereza imbaraga za buri cyiciro, imbaraga za buri bacengezi, imbaraga za buri ishyaka, imbaraga za buri myivumbagatanya. Bo bakazirikanaho ko igihe turimo kigiye guteza amakuba adasanzwe. Amakuba atagenje ate? Adasanzwe. Ariko ni abantu beza bize kuyobora koko, baraduhumuriza bakadukomeza tukarya tukaryama, ariko batagenje bate? Bataryama. Ariko abiga ubuhanuzi nabo ntibakwiriye kubinjiji ngo baje munsi yaho ngaho, sibyo? Rero igihe turimo nta mahoro gifite. Ubuhanuzi kirimo amahoro, kirimo intambara n'imubaziki z'intambara. Ariko abakizi neza kurusha abandi ni abashinzwe kuyobora abaturage, batekerereza abandi ibibazo ku gihugu iyo kibwerekere. Niba bazi amakuru yose y'ibyago byubikiriye aho batuye hose, ariko rubanda rutazi ubuhanuzi basinzira ibitotsi by'urupfu, ntibazi yuko isi imeze nabi kandi igeze ku musozo. Rero umuhanuzi
Yesu umukiza wacu yavuze yuko ku isi hazaba hari amahoro make mu minsi y'iki y'imperuka. Mu gitabo cyitwa umurimo wa gikristo kuri paje 67 umwuka wo kubura gahunda mu butegetsi uri gusembura amahanga yose, kandi gusandara kwabyo ugatera amahanga guhinda umushyitsi. Ibyo biradushyirira ahabona ubugizi bwa nabi bumeze nk'umuriro uvumbitse mu ivu. Ibyo biradushyirira ahabona ubugizi bwa nabi bumeze nk'umuriro uvumbitse hehe? Mu ivu. Kandi igihe uzasandarira uzuzuza iyi si yacu amahano no kurimbuka. Ishusho y'isi mu gihe cy'umwuzure twasigiwe n'ijambo ryahumetswe igaragaza mu buryo bwuzuye imiterere ab'iki gihe bari gutera intambwe ndende baganamo. Iyi si ibintu iri gukora mu rwego rw'isi ubuhanuzi buyivuga irimo umwuka w'ubugizi bwa nabi, kandi ntabwo ari ubugome bwa buri muturage gusa handi twavuye ha rubanda, aho n'ubutegetsi bw'isi bw'amahanga burimo umwuka w'ubugome. Kandi uwo mwuka uri gusimbagiza amaki, ariko ibyo bintu bimeze nk'umuriro uvubitse mu ifu, ariko uzasandaza ku isi yacu amahano. Tugiye imbere gatoya muri kino gitabo ndimo umurimo wa gikristo kidufasha gusobanurwa n'ubuhanuzi. Avuga ngo 6:8 isi iri gutuma umwuka w'intambara, isi iri gutuma umwuka w'iki. Ubuhanuzi bw'igice cya Daniyeli cya 11 buri hafi gusohora bwose. Vuba hagiye kubaho ipica y'amakuba ateye ubwoba avuga mu buhanuzi. Rero abaturage b'isi bari mu rushero rukomeye, intambara, imivu y'amaraso, ubutindi, ubukene, inzara, ibyorezo n'ibyari bigwiriye mu isi. Intego zanjye zikuru kuri ibyo, nyuma hasa naho habaye hagahe gato k'amahoro. Haba hagati kandi ni ubwo kandi kazasohorera abari hose ku isi. Wenda nako karadusohorera, ariko niba ni gato, niba ko bagafite ariko ni gato, agahe gato k'amahoro. Nongera kwerekwa abaturage b'isi none ikirenga mu bintu byose n'ahantu hose hari imvururu. Ubuhanuzi byo tubwira intambara, imuvu y'amaraso, inzara, ibyorezo n'andi mahanga yose yari yivanze muri izo ntambara n'amurwo rutubi, maze intambara itera inzara, ubutindi n'imivu y'amaraso bitera ibyorezo. Abantu bakurwa umutima n'ubwoba kubwo kwiga ibigenda kubaho. Ibi nibyo byose bigenda ku isi. Ubu hari ahantu hari inkambi ziri mu mahema, ku buryo impunzi bavuga bati irunaka niho hari ubuhungiro, ariko ubuhanuzi buratubwiye ngo intambara izongera, ibihugu byose bibijemo, n'ahantu hose haba intambara, maze umuntu ajya yicwa n'umutima kubera kuvuga ngo none se hasigaye kandi. Nibyo Yesu yavuze ngo abantu barushwa igihumbi ubwoba kwibwira ibyo bari ubwoba kabayeho ntabikubizamura kugeza ubwo umunyago bapfa mugezeho ibyo ngo ubusibi kandi nyuma hasigaye ikiki. Nyamara batarijije imirabyo yabo. Ibicucu by'ubuhanuzi byadukije nk'imitwe y'intoke kandi gaturimo rwagati, ariko abantu benshi ntabwo amaso y'abahumutse, ariko bisanzwe bashaka ko yabo yamera neza bo ntabwo basinzira. Baravuga bati isi yacu ishobora kuza bagateza gate kabaho. Iyo usomye ugasoma ibitabo byinshi usanga abantu bakangutse mu isi ntabwo biringiye isi yabo, bazi ko ifite ikibazo. Tuvuye ku byerekeranye n'ibyo Yesu yavuze uko ubutegetsi bw'isi uzaba bwitwaye. Twavuye muri rubanda tuvuye ku butegetsi bw'isi Yesu yavuze ko buzaba buri mu mivurungano. Ikindi gihamya cyanditse muri Bibiliya ni igitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 9:26 umugabane uheruka hari amagambo avuga ngo intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka niko bitegetswe. Yesu yerekanye ko ku musozo w'ubuhanuzi iyi si burabutaka, iyi si, imisozi n'ibibaya, inyanja n'ibindi bizagira imyivumbagatanyo, nabyo bizajegajega, bizakorwaho mu buhanuzi.
nabyo bizagaragaza ko imperuka igenje ite. Yesu aravuze ati hazabaho ibishitsi hamwe na hamwe. Hazaba wiki hamwe na hamwe, ibyaremwe isi n'ibiri mu kirere bizagaragaza yuko isi yaremwe n'Imana ishaje. Ubwo rubanda buzerekana imperuka, ubutegetsi bw'isi buzerekana ko ishaje, n'isi ubwayo izatubwira ko igenje ite ishaje. Yesu yavuze ko inyenyeri zizagwa, izuba rizijima. Turumvikana? Izuba rizagenza rite? Rizijima. Kandi ko hazabaho ibishitsi hamwe na hamwe n'ibindi byinshi. Reka tubibutse ko buno buhanuzi bwagiye bwuzura. Mwaka wa 70 nibwo Yerusalemu yarimbuwe na none ubwo yavuze ngo azasiga ibuye rese kurindi ritajungwa hasi. Ayo magambo yaruzuye nivuge gashyira mu imbere. Yerusalemu yaje kuri 70 Yesu amaze kujya mu ijuru irimburwa n'abaroma. Ubwo tera vego bagenje bute ubwaruzi. Abakunda gusoma igihe kiboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye page 25. Ibishitsi byateye isi ubwoba. Icyambe cyabonetse mu 1755 cyitwa Ishiziboni cyabaye muri uwo mwaka, cyabaye Amerika igice cya Afurika, ahantu hose haranyeganyega, ndetse muri icyo kirere baturikiyemo imisozi yarahiye. Abantu bavuga bavuza induru ngo ni umunsi w'imperuka. Mana dutabara. Mana genze ute? Nyama igeranye n'ibyo Yesu yavuze ngo hazabaho ibishitsi. Mbese natwe hamya ko hazabaho ibishitsi cyangwa dufite ibihamya? Ago mushike ibihamya ko ibishitsi byahanuwe byasohoye cyangwa turabifite ibihamya byarasohoye? Reka mbasomere urutonde byabaye maze murebe ko byakurikiranye. Muri kino gitabo cy'urugo ruhire, reka nze ndebe ko aya magambo nyabona vuba. Ahavuga urutotsi, ahari niba wari wibwira yuko butari bwura, utekereze neza nawe ibyuzi. Nze ndebe anzara umugabane avuga urutonde urugo ruhire birakabiri. Reka nze ntabwo ari kure cyane, nizera ko mbabona vuba. Page 22. Isi izagira ibishitsi. Mu kinyejana cya 18 mu kinyejana cya habaye ibishitsi 55, mu kinyejana cya 13 habaye ibishitsi 55, mu kinyejana cya 18 habaye 640, mu kinyejana cya 9 habaye ibishitsi 2019. Mu gitabo cy'Uwiteka hagati y'umwaka 8 n'igihumbi 8 habaye ibishitsi 200. Imwe mu ishano mu wabereye ahitwa Kable mu 1780. Wahitanye abantu bangahe? Ubwo so nguwo abantu babiragirwa bari icyo kirere. Wahitanye abantu ibihumbi bingahe? Ntabwo y'abantu 100, hafi y'abantu ibihumbi 100 muri uriya mwaka. Ishwe n'igiki wabasi mu 1800 wahita abantu ibihumbi 80. Ikirunga cyakoze musozi ya Pele mu 1902 na San Francisco mu 1906. N'irunga cyatobotse Nessie mu 1908 hahitana abantu ibihumbi. N'ikindi cyakurikiye ahitwa Tokyo mu mwaka w'1923 igahitana abantu ibihumbi 150. Nyuma y'iyo myaka habayeho n'ibindi bishitsi n'imitingito n'ibirunga byinshi bimara abantu n'ibindi ku isi no kwica. Yesu yari yarabivuze. Yesu yari yarabivuze. Hehe hamwe namwe byaba cyabosiko umushitsi wabitse abamarakara kubahanuzi yuko azatera havuzwe amazina muri Bibiliya. Ubwoba imyuzu, inkongi z'imiriro, inkongi z'imiriro, ibyo byose bizagira ku isi igeze ku musozo. Sinayizabwiriza rero yuko turi mu minsi y'imperuka. Yesu yavuze yuko no mu byo abana hazagaragaza ibimenyetso by'imperuka. Mu kumurongo wa 4 yaravuze ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni Kristo. Bazayobya benshi. Yesu yaravuze ati mwirinde hatagira umuntu ugenza ute. Noneho ikindi kimenyetso mu minsi y'imperuka
nuko mu by'iyobokamana hazaba hariho kuyoba cyane. Mwirinde hatagira umuntu ugenza ute, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni igihe kiti, bazayobya benshi. Umurongo waho wa 11 aravuga ati n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Umurongo waho wa 23 ngira ngo haravuga ngo hazabaho abahanuzi b'ibinyoma bazakora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye kugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Bayobye n'iki? Noneho hazaba hari akaga muri rubanda, akaga mu butegetsi, hazaba hari akaga no mu isi bitewe n'imitingito n'ibindi byorezo. Hazabaho nanone n'akaga gatewe n'imyizerere iyobya. Abita Kristo bazayobya benshi. Hazayobya bangana bate? Hazayoba benshi. Mbese iyo umuntu ayobye abagisohoye iyo agiye, hazongera haboneke abahanuzi benshi b'iki? Bayobye benshi. Ubwo ni umugabane wa kabiri. Hongere haze abakora ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo bayobye n'uwari wasigaye w'intore niba bishoboka. Ubwo utazakurikira bita Kristo abarokoke baneretswe. Kubera avuze ngo abazi b'ibinyoma ni abantu berekwa bakakubwira ibikubaho, kubwira ubuhanuzi, kubwihishurira. Abantu bita abahanuzi benshi b'iki? B'ibinyoma. Noneho hazaza n'abakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye kugira ngo bayobye intore niba bigenza bite? Niba bishoboka. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko abazayobya benshi cyane n'abazakora ibitangaza. Reka tubabwire ibitangaza byavuzwe n'ijambo ry'Imana bizakorwa n'abazaduka mu minsi y'imperuka. Mu gitabo cyacu baratubwira ngo bazamanura umuriro uve mu ijuru ubwo mu maso y'abantu kugira ngo bayobye benshi. Nasomye amagambo yanteye ubwoba, reka nze batondekere bivugwa n'ubuhanzi. Igihe kiraje tugiye kuzajya tubona abantu bakora ibitangaza bikomeye, Satani azajya atera n'umuvuzi wabo. Ezi iki? Ahinduke n'iki? N'umuvuzi wazo. Icyo gitangaza cya mbere kizagwira, igitangaza cyo gukiza iki? Ndwara. Igitangaza cya kabiri cyo kuzura umuntu wapfuye. Kuzura bagenje bati apfuye. Dore ibyo byanditswe byera byagaragaje ngo tuzajya tubona abantu twari tuzi benshi bavandimwe ngo baze kudusura batubwire yuko ari Imana yabazuye, ngo batubwire ubutumwa. Ariko ubutumwa bazatubwira buzaba bunyuranye n'ukuri kuzuye kwa Bibiliya. Ngo tuzabona ababyeyi bacu bagarutse muri ibyo bitangaza atari bo abazutse, ngo ni ukubeshya, ngo ni abadayimoni bazajya bihindura. Ngo umuntu azavuga ngo arazuta kubwira ati ngere kuganira ku bya Bibiliya kandi ngo ikuzire Imana n'izuba. Nuko muganire muri bakuyutse. Ngo abantu bapfuye bafitiye igihugu akamaro, babwiriza bakundwa bazajya bazuka. Ngo abantu bazibwira ko isi yagenderewe n'Imana, ngo ikiza abagenderewe n'abadayimoni. Mbese nta nkuru zitangiye kumvikana zo kubona abantu bari bahambwe bongeye kubaho? Nta nkuru mwari mwumva zavuye ikuzimu bakaza bakabwiriza? Ibyo byose birerekana ko tugeze mu gihe cy'iherezo, ariko biracyafite umuvuduko mukeya. Nyamara ibitangaza bisiyora cyane. Satani azayobya intebe kwihangana n'icyo kigeragezo bizasa naho byananiranye. Ngo kuvuga imyuka nabi, kuvuga iki? No gusenga ku isabato kizaba ari icyaha gihanishwa gufungwa. Guhangara ukavuga ngo ni imyuka y'abadayimoni yadutse, ntabwo ari abantu bazutse, azaba ari icyaha kikujyana mu rukiko ugakatirwa ugafungwa. Ibyo biratwegereye kandi byatangiye kugaragara ko biri hafi kudusohorera. Yuko imyizerere kuko abantu benshi bazatinzira igana ku Mana berekeze. Ijambo rijyanye imbabazi kuri iyi ngingo abaduka benshi bayobya, abita bazayobya benshi, abahanuzi b'ibinyoma bayobye benshi.
n'abakora ibitangaza bayobye benshi. Noneho bizaba bimeze bite? Abantu se bazabyemera? Gusa umuntu yakwemera kuyoba? Hano mu gitabo cya Timote 3:2 kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo yifuza ko bibanezeza, bazimiza abigisha bahuje n'irari ryabo. Noneho abaturage bakunda ibyaha, abakunda ubusambanyi bazashaka idini byemera, abakunda kubyina bazashaka idini. Turi kumvikana? Abakunda amafaranga bazashaka, mwaneze amatwi, abafite ivangura mu mutima bazashaka idini ivangura. Noneho abantu barigwiriza abigisha bahuje iki? Noneho abantu bazayiba ko ari benshi, bazayiba ari benshi. Icyo kiratwereka neza yuko turi mu gihe isi yacu igeze ku musozo. Turihuta ahantu h'ingenzi turi buze kurangirizaho, kuko ariwo mutwe w'amagambo tubwira ngo ukuri dusubiyemo ariko tugana dute? Tuvuye ku ijambo ritubwira ngo kumenya igihe tugezemo, kuko Imana ibaguriye no mu bindi. Muri Matayo 24:14 atubwira ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, kugira ngo ube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Muri aya magambo yose twasomye, iki ni cyo cyiza gusa kizaba kiri ku isi. Kandi ubu butumwa bwiza buzigishwa mu isi yose, guhamiriza amahanga, nibwo imperuka izahera ku isi. Twavuga tuti Imana ishimwe ubwo n'ubutumwa bwiza buzabwirizwa bukaba ikimenyetso cye. Aho tugiye rero nifuza ko twakongera gukurikirana, ese umuntu azawubwirwa n'iki? Ari uwita Kristo azavuga ngo ni ubutumwa bwiza. Aho ni mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri 11:14 havuga ngo si igitangaza ko Satani yigira nka marayika w'umucyo, kandi ko n'abakozi be bazihindura nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Aha rero twakwiye kuba maso cyane. Uwita Kristo aje kuyobya avuga ngo muzaniye ubutumwa bwiza. Umuhanuzi yaje kugaza avuga ngo muzaniye ubutumwa bwiza. Uko bitangaza hawe na Satani azakubwira ngo mfite ubutumwa. Muri bose bazi ko Satani yanzwe, ntawe uzabyitirira Satani, azabyitirira nde? Yesu. None se umuntu azamenya ate uyu murongo wa 14 tuje bwo ari ubutumwa bwiza, kugira ngo abe ari bwo yemera kandi abwizere? Ndetse ikibazo ni icy'ingenzi. Reka tukijeho rero. Mu murongo wa 14 wonyine urimo igisubizo gituma umuntu amenya gutandukanya ubutumwa bwiza n'ubutumwa buyobya. Ndashaka abantu batatu baze hano imbere bansomera uyu murongo, niwo tugiye kwiga ngo tumenye ubutumwa bwiza. Bande bitanze ukoza konsomera umurongo. 1 2 wa gatatu, ubwo ndabaha amanota bamara gusoma. Aho banza dusomere Matayo 24 umurongo wa 14. Ndajya mbabaza niba basomye neza cyangwa bazi gusoma. Wa 14. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko. Aho nawe ngwino usome 24 umurongo wa 14 avuga ngo soma cyane. kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yo mu isi yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Aho nawe dusomere 14 ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa 14 kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Bibiliya tubwiye ngo barakoze bose basomye neza. Niba mwakurikiranye namwe, hari ikosa riba muri uyu murongo mu gusoma. Iyo usomye ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa, uba usize ijambo ry'ingenzi kandi rikomeye.
ahubwo izo be ebyiri wazitaho nizo zirimo icyo kwiga gikomeye cyane. Yesu aya magambo yavuze kera ahagaze muri Yerusalemu. Munteze amatwi, muri za 31 kugeza na 4 tutagera no mu 100, Yesu yabwirije ubutumwa yarategurijwe na Yohana. Nababwiriza ubutumwa abusigira intumwa, avuga ibimenyetso biranga iminsi y'iki. Nuko aravuga ati kandi ubu butumwa bwiza bwami nubuhe yavuze? Nubwo yagenza gate? Ubwo yaratwaye bwabwirijwe na Yohana bukabwirizwa na Yesu abusigira, nibwo yavuze ko ariko buzagaruka ku musozo w'ibihe. Kugira ngo rero umenye ko ubutumwa wakiriye, ubutumwa wizera, ubutumwa watirijwemo, ubutumwa wahugize umukristo, umenye ko atari bwa bundi bwakuyobeje. Banza ufate ijambo ry'Imana Bibiliya, usome ubutumwa Yohana yabwirije, ubutumwa Yesu yabwirije, ubutumwa intumwa za Yesu zabwirije, gahunda bagenderagamo, ingengamikorere y'itorero ryabo, ubuyobozi bwarigenze. Nusanga bisa n'ibyo wizeye, umenye uti Imana ishimwe nawe. Nusanga binyuranye, wanzuye ngo narayobye. Mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze kuri paji 34 ngira ngo hari, reka nze ndebe ntaza kurangira paje nabi, ari 34 turebe ayo nshaka kubabwira, nkaba mbarangiye ibitari byo. Ni 138 aho kwa 38 hatubwira ijambo rivuze ngo ubutumwa Imana muri ubwo buryo nta wahamisha ibyanditswe ko impano z'umwuka zakuweho, kandi uko amarembo y'ikuzimu ataneshije to Imana ikaba ifite ubwoko bwayo ku isi. Tugomba gutegereza kwiyongera kw'impano ifitanye isano n'ubutumwa bwa wa gatatu, ubutumwa buzagarura ku kibanza cy'intumwa kandi buzanira ab'isi umucyo atari umwijima. Dufite kwizera kutubwira ngo bahagaze imbere, dufite kwizera kutubwira ngo ubutumwa buheruka asubiza itorero kimwe. Uzasubiza iki? Ngo kandi ubu butumwa bwiza buzigishwa mu isi yose, n'ubu buzagaruka buhamya amahanga yose. Imperuka ihereka igenzi ite? Ahari kubakibwira ngo isi iracyageza, hanyuma kikazabubonye. Ntabwo uzabutubonye kubera ubyemeye hati uzahabiza imperuka ihereka isi. Hari meza hazaza icyageze kugira ngo ubutumwa bwiza buzaheruka isi busa neza ni Yesu yatwaye ari ku isi. Rero neza cyane intumwa za Yesu kuko bwiza cyane ntabwo nabi, ntabwo yari hari ufatiro rubi, yari ubuyobozi bubi, ku buryo haba hari irindi ryubatse neza kuruta iryo Yesu yakurira kiri ku isi ku butaka kandegeje n'ibirenge. Rero tudashidikanywa ubutumwa butarimo urujijo ni ukongera kureba neza bwa butumwa bwa ntumwa ze niba bwaba buje gusubira kuri icyo kibanza cy'intumwa za Yesu. Noneho twumvikane yuko ubutumwa buheruka azaba ari ubugarutse. Tubyuye abarahagurije umurongo, azaba ari ubutumwa bwadutse butigeze bugarutse. Azaba nibyo niyo mpamvu mu mvugo ya Bibiliya bwitwa ubugorozi, kuko bugora ibyageje biti byakuweho. Bizaba ari ukugaruka bwageje bute bwari buhari. Reka mbahe amasomo ya Bibiliya agaragaza neza yuko ubutumwa buheruka azaba ari ubugorozi, azaba ari ugarura Imana byavuyeho bigasora umwanya wabyo. Rero ubutumwa buheruka bugomba kugarura ibyavuyeho. Reka dusome noneho Bibiliya itwereke icyo kintu. Ubutumwa buheruka kuba ari ubutumwa bugarura. Ubutumwa buheruka bwa Yesu yahanuye ikizabuduhamiriza ko ari bwo azaba ari ubutumwa bugarura ibyakuweho. Tubyumvikanyeho? Reka mbahe amasomo noneho. Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 aratubwira ngo ibyahozeho ibyo bizongera kubaho. Ibyagenze bite? Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Mu gice cya 3 noneho umurongo
igice cya gatatu umurongo waho wa 15 na 16 haranditse ngo nzi yuko Imana ikora cyose kizahoraho iteka ryose, ntibishobora gucongeraho cyangwa kugabanyaho, kandi Imana yakiremye kugira ngo abantu bayubahe. Ikiriho cyahozeho na kera, kandi kizabaho cyahoze uhereye kera, kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Ninde bigarura? Igarura ibyagenze bite? None ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo aribwo buzabanza kubwirizwa mu minsi y'imperuka. Hazabanza bita Kristo, habanza abahanuzi b'ibinyoma, habanza berekwa intambara n'impuha n'imyiryane, ariko ku musozi ikimenyetso kizaheruka. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzagaruka, bwigishwa abari bose ubutumwa bwiza. Ubu bantu bahamiriza imperuka ihere bigenze ite? None ubutumwa bwiza buheruka bugomba kugarura ibyakuweho. Reka mbahindi isomo rigaragaza ko ari ukugarura ibyakuweho. Mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 17 ndashaka kwasoma amagambo yadufasha kuri iyi ngingo yerekeranye no kumenya ubutumwa bwahanuwe, kugira ngo tuvangure neza n'ubuhanuzi b'ibinyoma n'abiyita Kristo n'abakora ibitangaza batatumwe n'Imana. Umuntu yabumenya ate? Ntabwo tutinda cyane ku bimenyetso by'abayobya abandi, turatinda cyane kumenya aho twari kuyoba. Ahubwo 17 Matayo haranditse ngo, reka mbere ku murongo wa mbere murubyumve neza. Mr. Atishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure wonyine gusa. Ahindura imbere yabo amaso yabo harabagirana nk'izuba, imyenda yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barabonekera baravugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, iya Mose n'iya Eliya. Akibivuga bicikira bakingiriza, ijwi rivugiramo riti, uyu mwana wanjye nkunda nkamushimira, mumwumvire. Abigisha babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane. Yesu arabegera abakoraho ati, nimuhaguruke mwitinya. Babura amaso bagira keretse Yesu wenyine gusa. Bakimanuka umusozi, Yesu arabihanangiriza ati, ntimugire umuntu mubwira ibyo mweretswe kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Abigisha baramubaza bati, iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Witaho tugeze rero. Ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, Abayuda bari bafite ubuhanuzi mbere y'uko azabanza Eliya kuza nde? Noneho abigisha bibwira yuko nawe uzabone ku musumbu, ariko ubugabo y'uko Hana aza mu mbaraga by'Eliya. Ariko ndababwira arasubiza ati, ni ukuri ko akwiriye kubanza kuza agarure byose abitunganye. Ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya, ahubwo bashaka yaje ntibagenza bate? Bamugira bate? N'umwe azamugira. Ni ukwigisha yuko ya Yohana ndasubiramo. Ariko ndababwira yuko Eliya ni ukuza agarura byose abitunganye. Ngo Eliya akwiye kuza kugira ate? Kugarura kimwe, kugarura abigenza ate? Hari abantu bagarura bikiya byose ntibabigarura. Itekerezo wenda biza ubwo abise baje mu Babuloni nyuma y'imyaka 70 bagomba kugaruka iwabo, bakagarura n'ibyo bajyanye banyazwe, sibyo? Ariko hari ibyagiye bihera babibona. Igitekerezo kitubwira yuko isanduku y'amategeko 10 y'Imana bari guhunga barayihisha, abayishe barapfa, bagarutsa bakabiri barayibura. Baba mu gihugu kitagira isanduku irimo amaki. Yohana akwiye kubanza kuza agarure bingahe? Agarure. Noneho ija mu gitabo cya Luka 3 na Matayo 3 bari kubaza bati, mbese Yohana uri kubwiriza uri muntu ki? Uri Eliya? Oya. Uri umuhanuzi? Oya. Uri nde? Ati, jewe nijwi ry'urangurura mu butayu ngo mutunganyirize Uwiteka inzira, mugorore inzira ze. Ngo mugenze mute? Noneho Yohana kubwiriza kwe kwari ukugarura, nibyo? Yesu aravuze ngo agomba kuza akagarura bingahe? Byose.
akagarura byose. Umurimo wa buno butumwa bwiza ni ukugarura byose. Ni ukugenza ute? Niyo mpamvu ijambo ryumvikane ngo nimugorore inzira z'Uwiteka mutunganye inzira ze. Kugarura byose. Buno butumwa ni ubwo kugarura. Kandi iyo umubwiriza ahabwa abaho umurimo w'ubugorozi, kuko ubugorozi ni ugusubizaho ibitagihari byari bihari. Ariko ubugorozi ntabwo ari uguhimba, ahubwo ni ukugarura. Niyo mpamvu ubutumwa butari ubugorozi ntabwo aba ari ubutumwa. Bugomba kuba ari bwiza gusa ari uko bugaruye ibyakuwe. Yesu yaravuze ngo buzagarura ku kibanza cy'intumwa. Na Yohana ubwo yabwirizaga ubugorozi biravuze ngo Yohana agomba kubanza kuza akagarura byose kandi akabitunganya. Aravuga ati atubwira ibya Yohana Umubatiza. Atubwira ibyande bya Yohana Umubatiza. None se ubutumwa buheruka Yesu yavuze ko buzabwirizwa buzagarura ibihe bitagihari? Byari bihari ubutumwa bwa Yesu bugihari. Tukanye ni ibiki imperuka izaba yarakuyeho maze ubutumwa bwiza bukaza kubigarura. Reka nsome amagambo ari ahangaha maze tubatondekere ibyo ngibyo tunarangize. Namwe Imana izabahe gukora ubushakashatsi no kubona ibindi byiza dushobora kubona muri uyu mwanya. Kino gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami 346 346 haranditse ngo 346 handitse ijambo rivuga ngo mu bihe biheruka, mu bihe bigenja biti, gahunda yose yashyizweho n'Imana igomba kugarurwa. Gahunda yose yashyizweho n'iki? Igomba. Icyambere Imana yashyizeho ni ukudahinduka kw'amategeko yayo 10. Kutagenza ute? Kw'amategeko yayo 10. Yesu yabyirishije neza ahagaze ku maguru ye mu gitabo cya 5:14 avuga ngo icyoroshye. Ntimwibwire ko naje kuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikora, ngo naje kuza. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byavaho, aho gukura agace k'amaki. Yanabisubiyemo muri Luka, na Luka yabisubiyemo mu gice cya 16 avuga ngo icyoroshye ni uko ijuru n'isi byavaho kuruta ko havaho agace ko mu mategeko 10 y'iki Imana. Muranyemerera nsoma amagambo ari mu mategeko 10 babwiye kibisi kizwa kibi. Muri buta cyane muri ntagezeho ibigo kugarurwa cyangwa se ibigomba kugororwa. Icyambere ni ukugarura agaciro k'amategeko y'iki Imana. Yesu yavuze yuko azabaho inyuguti we cyangwa agace k'inyugute kugeza aho azagaruka. Ariko muri kino gihe ntabwo havuyeho agace gusa, ahubwo handitse amagambo avuga ngo igitabo cyitwa Intambara Ikomeye urwaho 111. Nta cyaha mu byadutse mu bukire kibaba cyane, nta kimwe cyonona ibitekerezo, nta na kimwe gifite ingaruka z'inyigisho zose kwiza hose kandi vuba amategeko y'Imana atakigenga abantu. Icyaha kibi kibaza ijuru kurusha ibindi, kikona cyangwa tewe kikayobya inteke ni ubwiriza ngo amategeko y'Imana yakuweho. Kuko amategeko wisubira ngo wiki amutinya kubivuga. Icyaha kibi kirusha ibindi kibabaza ijuru, icyaha kibi kirusha ibindi none abantu, icyaha kibi gikwira nk'uburozi kurusha ibindi ni ukubwiriza ngo ntitugitwarwa n'amaki, ngo amategeko 10 ntakitugenga. Kwira vuba nk'uburozi, icyo giteye ijuru agahinda kurusha ibindi. Mbese niba mu gihugu cyacu kirari cyangwa ntigihari, ngo wibwira uwumva yuko ngo rimwe ryoshe kurusha ayandi, kandi ubwo ntabwo azageramo. Amategeko y'Imana reka mbibuze mutera yanditswe n'urutoke rw'Imana ku bisate by'amabuye 2 Imana yabajije. Mose amanutse arabika Imana ngo bazi ibindi bigaragara byandike. Ku basoma Bibiliya ijambo rya mbere
Imana byanze Mose abimenye imubwira kugaruka, arongera ku musozi n'ishyamba kandi n'umuntu babana, yongera kumanana n'Imana ukwezi n'isicumi, yongera kwandika n'ubundi bundi bushya. Ayo niyo abantu ariko yoroshye bakigenga abantu. Bati Isabato yari y'Abayuda. Ndashaka umuntu usomera muri Bibiliya ahanditse ngo Isabato ni y'Abayuda. Haranditse mu gitabo cyo Kuva igice cya 28 ngo ni Isabato y'Uwiteka Imana yawe. Byanditse ngo iki? Ni Isabato y'Uwiteka, ntabwo ari y'Abayuda, si y'Abadive, ni y'Uwiteka Imana. Mu gitabo cya Kabakari mu macu yaravuze ngo icyarimo ryo muri ayo yose aba yatsembye. Ndaguhaniza imbere y'Imana ya Bibiliya, nubwo wakurikiza Isabato gusa byose ukayitorera, ntuzajya mu ijuru uhereye isaha yose natikomeje. Kuko Imana yaravuze ngo uwicare muri Bibiliya yose abagenje ate aba yatsembye. Kera dufite ukuntu ikora muri Bibiliya yawe, cyangwa ukabona Imana ikubwira ngo yayirwanyeho koko. Ntabwo ushobora kubahiriza andi yose ngo nusambana ngo uzemerwe n'ijuru. Bishoboka, uzarimbuka andi yose warayubahirije warishije ubusambanyi. Ntabwo wakora andi yose ngo wibe hanyuma ngo uzemerwe n'ijuru, yose uyegeje ute uyatsembye. Twice, turoge, tusambane ariko ukagishotora ukiba amaki, uzaba ijuru kubera yose wageje ute warayatsembye. Ntabwo Imana izigera idohora na gato kukuremera kw'amategeko yayo. Reka nasome n'igitekerezo cy'ikibazo. Barandika ngo amwe kubwiriza afasha igihugu cyose kigira amategeko yacyo agomba kubahirizwa no gukurikizwa. Nta butegetsi bwawe tuvuga yuko hari umubwiriza uri kubwiriza ku ruhimbi ngo amabwiriza agenga igihugu cyacu si ngombwa kuyubahiriza. Mbese uwo mubwiriza yakwihanganirwa? Musubize. Uwanze gahagana akavuga ati amategeko y'u Rwanda si ngombwa kuyubahiriza. Uwo mubwiriza abwirije hano twamwihanganira? Twamubwira ngo hagarara uhereye uwo mwanya igihugu cyacu gifite abaki kandi adufitiye akamaro. None so hangara kubwiriza imbere y'igiterane ngo amategeko y'Imana yakuweho. Ese gitwarwa n'amaki? Nyamara ntabwo navana beretse ubandi burimo. Harimo ububandi bwa bundi bw'esikoro. Ngiye kubereka namwe mushira no gronde babesheye. Arabwiriza yuko hari iteko ritagira ngombwa n'ubweko butupu kamahungiro. Kana kureka ata bibi bingahe ikimwe kiri arengera abantu. Ayo kurengera iki? Kandi yo kurengera abantu niyo meri na 6. Irimo iti ubahe sonayo. Ni byiza ukica, ni byiza ntugasambane, ni byiza ntukibe, ni byiza ntugashingirirwa, ni byiza ntukifuze ibya mugenzi wawe, ni byiza. Ayo yose Imana yanditse gusate kimwe ngo arengera abantu. Ifata igisate cya kabiri ihandikisha ayandane makeya yo kurengera icyubahiro cyayo ngo imenyekane. Irya mbere, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ni byiza ntukareme igishushanyo icyo ari cyo cyose ugipfukamire. Ni byiza ntukavugire ubusira ry'Uwiteka Imana yawe. Ni byiza wibuke kweza umunsi w'Isabato ni umunsi wera w'Uwiteka. Iyo bagiye kubesha ngo yavuyeho, ntabwo babaho ko irya gatanu ryavuyeho kuko abana babasuzugura. Kiranigisha ko irya kabiri ryavuye kubera abagore basambana. Kiranigisha ngo havuyeho irya 8 ariko bakavuga ngo ntitwitwarwa n'amaki. Ubwo bavuza ngahe yo irya gatanu bapare n'irya gatandatu n'irya kane yo turayifira nyine hakazinga yo ntakorwe. Ngo n'ubushuma kuko iyo mutayakoraho si ubwikunda. Kubera icyapa rya kane n'irya kabiri byaje cya gatanu n'irya gatandatu. Icyo kibazo ugende mu kibazo. Byatavuye irya gatanu n'irya gatandatu n'irya karindwi akava irya gatatu irya kane irya kabiri. Iki Imana gate oya subiza ko atavanyeho irya gatanu. Amadini yose unasuzuganya bamuha asanga hari ntiyaza gusenga baramuca mu rukundo neza ya Rwanda yica nkabihana ainga ku Isabato ye yatuza ku Isabato
agahabwa igihano, yapfukamira igishushanyo ntibase. Niba ugiye kugabanya ibitari ibyawe ugushaka kwiga, Imana ayirengera ntabarengera mwebwe. None habaye kugabanya arengera iki? Ibyo byerekana ko ni icyaha kwita cyo kubeshya kirimo ikinyoma. Iyo ubwirije ngo yavuyeho, uwateka Imana yageje ati ariko nifatanye n'umugore wawe urunana mujanye amutwaye mu kabare bamuhiga. None ko amateko y'Imana yavuyeho, yaviriyeho hehe? Harya ku musaraba. Noneho ubutumwa buheruka, icyambere buzagarura mu bantu b'Imana ni ukugarura agaciro k'amategeko y'Imana, hatavuyeho na rimwe, hatavuyeho inyuguti, hatavuyeho n'agace k'inyuguti. Uhereye umunsi bigarura mu mutima wawe, biri muri Bibiliya yawe. N'utabigarura ayo mategeko yazagucira urubanza, kandi uzatsindwa kuko uzabazwa impamvu niba yahaye agaciro. Aho ndahavuye. Icya kabiri, ubutumwa buzagarura